ndabyirinze pe Uyu mukobwa disemosiyo zamurenze. Uyu mukobwa ufite inzara nk'izi ngizi uteye ku ngoko uzaga mugaburira ikiko ngo bakunda inkoko gusa. Subhana wa ta'ala bismillahi wasmani rahman. Amwana ni mwiza ikazata we. Uzya ijambo rya mbere ngiye kukubwira mukobwa w'inzobe umeze neza umisukuna. Ndabona usa n'amata y'inka ndagapfusha rugara. Ngo haye ikibanza mu mutima gwanje. Bismillahi wasmani rahim. Ugomba gutura muri nci. Ndavuga ukuntu uramubira yinjiye magana amazi ni baravuga bati buriya ni kuri ayajamo kirekane afite inyogoye yoga umukobwa mwiza o malayika ndamutse ugiye ntugaruke nakwimanika kabura amahoro Ayiwe. Subhana reka mpo umutima gwanje gwaturitse cagira ngo guturike asigaye uguturemo ugubemo. Angasti ni Legacy TV na Gasaro TV. Abantu turi kumwe na mwese murababona maze kuba abastari bose. Umwe nabonye yagapostinga ngo numugore we mwamaze kumumenya commentaires ya cicika dore wa mwana yago yararatinze kutwereka. Undi bamwita Inyogoye. Igenda ndi mu gikaye ndi kuri telefone yanjye. Umukobwa yaransabye ati uzambabarire noneho ibyo nari nshaka ko nabonye byarabaye nshaka ko muzana Inyogoye urumva ntitukicara tugakorana ikiganiro kiryoshye fresh. So wa munsi wifuje ngo uyu wageze wallahi wallahi ni byiza ko uyu munsi ugeze ndishimye cyane munkorere ku rutugu Inyogo wallahi Inyogoye sha okay ya twende. Nitwa Annette ndi umukinnyi wa filime nyarwanda. Ukina muri filime yitwa ngo iki? Ikirere cy'urukundo. Ikirere cy'urukundo. Uhere Inyogoye inyo yeza kuzwe mwana akuzwe ibihe byose. Haleluya Amin. Ozaniye umukobwa sha Umfase hera ku birenge umurenge umfa hose ni wane. Zino nzara ntabwo zari z'umwirabura manza ari umuzungu wallahi urabibona wallahi subhana watana rwose okay ndabona neze bi subwa mbere wakora interview kumwe n'umukobwa nk'uyu nguyu icuki we mbega we Narabivuze kinyoga kunda koga inze murama. Standa mwe ntuza si mwakano kintu kameze ari discount kongeza byita gute kongeza ikintu ngo bonus nyeguwe mubwira nukora kora nkanga basa gose mana we ayiwe we aroroshe ayiwe agize aroroshe we okay gose reka dusimbuke gutya no sasa tukuzaniye umukobwa mbere yuko njya ku mukobwa mubaza impamvu yakwifuje niwo ndabanza kubaza kubona ugeze ku rwego umuntu yifuza akavuga ati kugira numve mbaye satisfied n'ibyishimo mfite uyu munsi nuko mpura n'Inyogoye cyangwa se isa new boy ku mutima wawe byakira ute? Uzi kuntu ndi kubivuga koko mu by'ukuri mubaze niba yaranyifuje rwose mbone mubaze. Okay baze muherewe ane mbere na mbere kuki wifuje ko tukugeza kuri Isa ntiwifuza abandi bantu tubona ngaha bari gutwika mu interview ahubwo kifuza Isa? Isa ni umuntu muhura ukishima sibyo araganira none ko akantu k'Inyogoye nifuje kumubona live pana kumubona kuma musaba bigukora n'ibyo ushaka umutima wanjye urishimye cyane musaba reke ushaka ngaha ndumva yambwira ati Inyogoye akanyereka n'ukuntu afite Inyogoye Isa feel it noneho uno mukobwa kweri nanjye sibyo nje uyu mukobwa nambwira umutima gwanje ngusature ayiwe agwinjiremo guturemo mu kibanza mu mutima gwanje umugore ntazakwica ariko oya nzamubika mu mutima gwanje ntabwo zamenya ko ari arabyemeye cyangwa nandakaza mubwire nti cyane niba ari gitonore rwose okay
no mwana arakeye mana we ngaho mukora ibyo agusabye ushaka umutima gwanje nge n'inyogoye na kwa kundi waguvuga ati simba ukicara inyogoye noneho gari amazi go ewana nje abantu bapfiremo n'abantu babiri niboneyeho kira kivu cya Gisenyi harimo umuhungu harimo n'umukobwa urukumva umudemu yagiye kugana n'abataramu urukumva babiri umudada ataza amazi umutaramu aramwogana mukubitisha pororonjo na zangaramanaza bageze hagati umuhungu ati none tubisoze nyine umudada ati rambabarire sibwo yamurekuye no mu mazi amanuka hasi basoza ibiki basoza iby'urukundo mu mazi none haramwogana aramukomezanya bagezemo hagati umutaramu ati none se dada wabikora se umukobwa ati nje nta nabikora gose ahubwo nyigisha koga wenda ibyo bizaza badaye sibwo yahise amurekura umukobwa kubita amashite no hasi no kumucanga agarukira hasi wa mutaramu agarutse agiye kumushaka ngo wenda mugirire imbabazi aramubura sibwo yamubonye yanyweye amazi menshi ahita apfa avamo roho urukumva none uyu mudada nje kintu namukorera namuha urukundo rwanje kandi ufite umugore ko wisha none ndaguzi ko umugabo wemera abagore 30 yego uri umusiramu se yego uri umusiramu uri umusiramu Sandra we hari akantu Anita asabye Isa kugira akamukorera agakoze then kuba kamukorera live ubu ngubu abireba urimo kwiyumva ute urumva umerewe ute emosiyo zagiye kuzamuka ugiye kurira se cyane ibibazo urize uruhande rwa Isa wamucika yamoze ariko nje nanamuhoza wagira iki namuhoza arize nahita mutetesha noneho nshaka kugira none akajya usingeza ku ngengo buriya rero ugiye kumunteteshereza ahita wanda gutetesha mutetesha gatondi Isa nyine buno mudada ndamutetesha ako se ko ndi kubona Isa ndamutetesha gutera reko nari gukureba ariko wewe atuma nikubita hasi si uko namukunze wala usi wari kwenyemera buriya kandi yaragusabye ko tubahuza we yagukunze kera ahubwo arasigaye wewe siyo mpamvu kuzana umugore vuba ari bibisi utangiye kwica ni bibi cyane sana ego mukobwa ngo aranyica mu magara umaze kwipfira ego mukobwa ngo araba mwiza ayiwe data we mana we wowe utigikari imisatsi ni nk'iz'abazungu cyakoze rwose mana nanagutetesha nkaguheka imbere n'inyuma kagusigatira kagushira ku rutugu kagushira no mu maboko rwose mana we rwose reka kandi koko sengubaza akantu Isa yola urumva hari challenge nigeze ko nababaza umuntu yakozwe n'umutipe yitwa Odemaya aho yarazanye umugore w'umuntu n'umustar wo muri Ghana angezana no mu miss wo muri Ghana umuntu yari umukomediye ntago none grand pa sinza umuzi grand pa no umukomediye wo muri Guinea Equatorial arakomeye amuhitisha ngo hagati y'umugore wawe n'uyu mu miss wifuje ubu ngubu tukubwiye ngo tuguha uburenganzira bwo guhita umukobwa wahitamo nde urugero umugore muzinya akanya turi kuvuga muri interview n'uyu Aneta arahanga barakubwiye batinyo tutitaye kuba warabyaranye n'uyu mugore wawe mubyara abana tugutisha akanya ngo tuza n'umugore wahitamo nde hagati y'umugore wawe n'uyu nguyu Aneta nubundi umugore nazanye hariga namuzanye atari isugi kandi misi aba ari isugi pe navuga rero wa mugore we gumana abana uno mu misi azabarera akwifata kuvuga ko uyu misi ari isugi rwose ubishingiye kuki se uvuga ko ari isugi kandi babimbwiye tibabivuze Isa ndabikubwiye
bavuze ngo nanjye nkubwire uko wavuze wavuze uti hari umugabo wari ufite umugore n'abana haza misi yego ariko kandi misi aba ari isugi singo ari umugore wawe na misi urahitamo nde namubwira uno mukobwa uko yaremwe niko ari nahita abwira wa mugore we dore twarabyaranye bano bana nsanga nturi isugi nje ndabana na misi neza cyane azarira aba bana nje nabyaye ubutari umugore agenda nitumujyane tumuge umutahane oya umugore we ntayagenda isa yisubira mubwira rero wa mugore we iyi nzu yigumemo nje ndaja gukodesha rwose wowe wakodeshwa ajya kubana na ahandi hantu umugore akaguma muri ya nzu wubatse rwose kamubwira bamwiyi nzu mbigukorere se twigire i Kigali mbigukorere leta yawe itamujyana sana cyangwa se isa uyu mukobwa ufite inzara nk'izi ngizi uteye ku ngoko uzaga mugaburira iki ko ngo bakunda inkoko gusa subhana wa ta'ala bismillahi wasmani rahman amwana ni mwiza yikatata we ugaruka nababaye sana yikatata aranariza inyogoye buriya ngiye kuba narazanye umugore byarambabaje yaba narapowe tu uyu mukobwa yararanshika kubera ko yankunze atanzi twaba dukubitanye live se yabivuze yego pe urukundo rwahita ruza ngo urukundo ni nk'umurabyo ngo hwa ako isa ushaka kugira urukundo rwinshi n'ukuri sana ariko isi ikibazo cy'iceri kimwe abakobwa bose b'inzu babonye bose arabakunda kandi igeze kugukunda yari yagukunze kunkunda sinzi rero abakobwa bose b'inzobe ubona bose ariko arambwiye ngo impamvu ingwa ashoka mukutsenuka ngari mu minsi ngo ni isugi nikambwiye isa kandi akunda amasugi kubi rwose no mu nda he harabigaragaza uyu mukobwa ntayacinka pe nese isa abakobwa bose b'inzobe bamvuze abakunda bigashoboka abakobwa b'inzobe bose wenda inzobe sibyo nshobora kuvuga ndafata umukobwa abantu ufite mu nda miskuntu uteye neza sibyo ariko kavuga ngo nabitekereje ntari nazana umugore ubu ndamufite ngeraga mu bakobwa nkavuga sobo noneho mfate ndeke ndeko mfate umugore wanjye mfate uno mukobwa bikancanga kabura amahitamo rwose kanivure kuri isa kangaruke kuri nyampinga yakunze isa avuze akantu gakomeye buriya abantu tuzi kwanira twakanarije akurutishije umugore we cyangwa se umufasha we iyo umuntu aguha agaciro kangana gutyo mu buzima bwawe aribwo mwari mugihuye kandi waramwifuje how do you feel it ndishima cyane ariko kuri wewe no kubibwiwe n'umuntu wari warasariye se wari warakunze cyane ni iriya jambo wabwira isa nyuma y'ibyo byiza byose agukoreye cyangwa se ibyo kuba kugereranyije n'umugore aka kanya njye ndishimye cyane kuba mpuye n'inyogoye sinzi nabikubwiye umutima wanjye ukuntu akanya umeze iminwa y'inyogo ukuntu imeze uri kubibona sha yuzuye irari iminwa y'inyogo yuzuye irari inyogo ndishimye ukumva ewega mukobwa mana we ewega we naturitse cyane rwose cyane ariko nawe se umukunda cyane akwatse urukundo wakemera urukundo rwo kuba boyfriend girlfriend inyogoye dore kuri oya njye mukunda ndi umufana we ako twanakundana yakunda rwose yamenye sha ego mukobwa ngo arankunda ewe gatata we anje ndagukunda urukundo ndukuba inshuro nyinshi cyane tabarika bakaze muri filime ikiyo cy'urukundo muzajye mukinana urumva ko ese na boss wanjye agoye akazi rwose uriya ni boss uriya mwajya mukinana muri filime cyane hano inyo misengera intuza mfite misengera amatsiko rwose aha kanya turi mu kiganiro
usibona amahirwe yo kuvuga ngo uzagaragara muri filime ikiriyo cy'urukundo. Ikiriyo cy'urukundo. Ikiriyo cy'urukundo. Ubyakira ute kuba ugiye gukina bwa mbere muri filime noneho? Ikiriyo ndabizi icyo bivuga, hakazamo n'urukundo, byakiriye neza. Nuko nguko. Okay, so reka dukomeze ahangaha. Icyo ngiye kugusaba nuko ugiye kureba uyu mukobwa ukamureba neza, urukumva? Warangiza ukamubwira amagambo atatu tumeze nk'agana ku musozo meza, atatu meza cyane, atatu y'urukundo nuko wamwishimiye. Uzijya ijambo rya mbere ngiye kukubwira, mukobwa w'inzobe umeze neza, umeze ukuntu, ndabona usa n'amata y'inka ndagapfusha rugara. Irya kabiri, uri mwiza, ntabwo wariye ibijumba n'amashu, nta nubwo wariye n'imboga zinuza z'ibisusa. Uzijya gatatu, ngo uhaye ikibanza mu mutima gwanje. Bisimilahi wasmani rahim, ugomba gutura muri nci. Tayari umutima turawutanze. Niwo Mungu wa mbere umbwira ijambo. Ndaguguha kujya mu mutima we ikibanza, ariko kucyumva ikibanza njewe aratura muri nje. Okay, so ayera amagambo atatu yawe y'ukuntu mubwiye. Nshaka no kugira ngo uyu mukobwa nicyo kintu wamukundiye cyane. Ikintu namukundiye ngewe cya mbere, urukumva? Yego. Yitwaye ewana, afite umuco w'Abanyarwanda, urukumva? Yego. Kandi nasanze ari umuntu rwose umeze neza, w'isugi kabisa. Yego. Okay. Wabyatiruta ku buryo bwa kuvangura isugi ariko. Nishimye. Kandi mwana ni ninja, ariko niyo byamusekeje cyane. Arago ndi ninja Sandorano. Sando. Karama. Mwana ibyo ndi kubonera nga kuri kamera byanteye ubwoba. Nukuri ku Imana. Ukuntu inyaga ari kureba. Guhera ku maso kugeza hasi. Irari ryamwishe. Ari umukobwa nawe irari ryamwishe. So kugira ngo twirinde ibintu byabera ahangaha Sande. Reka dusoze. Reka bahoberane nk'abantu bafana. Dusoze, ujye goberana mu dusoze, twirinde ibintu byaza kubera ahangaha. Ndabyirinze pe. Nishimye uyu mukobwa disemesiyo zamurenze. Okay, so Abadukurikira ku kiganiro cy'Inyogo na Annette Jabress, Imana ikomeze aho umugisha.